Mbahaye ikaze mu mudukurikiye kuri channel yacu Mr Ernest niko nitwa. Uyu munsi dufite icyo dushaka kuvugaho mu mibereho y'ubuzima. Ni gute ubundi twisanzuye muri ubu ubuzima butagira urukundo, usanga bafite urukundo ari bake kuri iyi si ya rurema. Ikibazo njya nibaza, mujya mukunda kubona abantu benshi bivuze ngo babayeho donc bishimye, cyangwa se hari ibihugu byateye imbere kubera internet. Hari ubwo bajya bakubwira ngo kanda subscribe kuri iyi channel, nyamara subscribe ntabwo igura amafaranga. Subscribe ni ubuntu. Kumva ko wateza imbere mugenzi wawe wabashe kuba yagira iyo mpano yo kuba yakoresha YouTube channel, donc bikakugora, ntabwo byari bikwiriye. Uyu munsi niyo mpamvu nashatse kuvuga ibi bintu. Nitwa Mr Ernest. Urukundo uzumva mu bihugu by'amahanga n'urukundo uzumva muri iki gihugu cyacu ku bijyanye no gufashanya ku mibereho ya internet biragoranye cyane. So uzumva ngo muri Amerika, muri India, muri China, ibyo bihugu hari abantu benshi batunzwe na internet cyane, kandi bakabaho neza mu buzima. Ariko wowe mu Rwanda, umwana ukizamuka aragusaba kumukorera sabo, byo bikagorana. Aragusaba gusharinga video ziwe yakoze, ngo nuko zitagufashije bikagorana. Uyu munsi ikintu nifuza kuvugana nawe, ndashaka kukubwira ko ubufatanye cyangwa se gufasha abantu, telefone ni yawe ndabyumva, ariko gukanda kuri subscribe nta mafaranga bisaba, ni ubuntu. Reba buri wese ukeneye ubwo bufasha, umufashe kandi kuri subscribe, donc urebe video yiwe kugira ngo nawe abashe gutera imbere nk'abandi. So ndabakunda cyane, nkurikirana kuri channel yitwa Mr Ernest. Dushyiraho ibiganiro byinshi bitandukanye, amavideo menshi atandukanye. Ndabakunda cyane. I love you so much. So nimba udufashe, nimutwereka urukundo. Icyo nababwira cyo, nta mwana avuga ngo ahite yuzura ingobyi. Icyo nzi cyo nuko tuzabasha kubahereza ibintu byiza. Ntabwo naba nyitangira narabona motivation yaje, cyangwa se naramenya neza gukoresha internet ngo mbe mfite experience, ngo nanjye nkore nk'ibyo umuntu umaze imyaka 5 akora. Nitubona ko mudushigikiye, tuzabahereza ibintu byiza. Natwe impano zacu zifite byinshi zagakoze. So icyo nakubwira nuko aba bakomeye bose tubona twumva ku mbuga nkoranyambaga ntabwo batangiye bakora ibintu bikomeye nk'ibyo bakora. Ni mudushigikire, mutwereke urukundo, natwe ibyo bintu byiza bindi mukeneye tuzabibahereza. So umuntu nayikwaka sabu ukabona arayikeneye, donc narageza subscribe 1000, narageza amasaha, donc channel yiwe niraba monetize, mukorere kuri sabu nawe umuhereza amahera abashe kuzamuka. Yego n'abazamutse bakeneye gukomeza kuzamuka, ariko n'uyu uri hasi akeneye imbaraga zanyu, akeneye inkunga zanyu. Ndabakunda cyane. Mr Ernest niko nitwa. I love you so much.